mama wanje yari yarasenze, amavi yarabaye nk'ay'ihene, polisi zari zaramfunze zarananiwe, ariko bidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Ndashima Yesu wampaye agakiza, ndashima Yesu wankijije. Uyu munsi ntago nkibarwa mu ndaya n'abasinzi basigaye batesha polisi na RIB umutwe. Mana ishimwe ko navuyemo, ko nge ntari mu batesha iki gihugu umutwe, ko ntari mu bahagaritse umutima abayobozi. Mana ndagushimye, ndi kuri iyi cano ko wampamagaye. Rasikinini wa twakuvaho tukajya hehe, ko ari wowe ufite amagambo meza, twakuvaho tukajya hehe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndavuze ngo amahoro y'Imana nabane namwe. Nge uri imbere yanyu basuhuje, amazina nitwa Nyiramugisha Penina, mvuka mu karere ka Musanze, intara na Amajyaruguru. Ndi umukristo mu itorero rya ADEPR, ndi umuvugabutumwa bwiza, ndi umutangabuhamya bwaho Yesu yankuye nahangejeje. Ndi umugenzi uje mu gihugu cyo mu ijuru. Ndashima Yesu. Ndi umubyeyi w'abana 4, mfite umuhungu umwe n'abakobwa 3. Ndashima Yesu ko yampaye n'urubyaro, izina rye nirihabwa icubahiro. Birashoboka ko ari ubwa mbere kuri iyi cano, wenda abantu mwaba munkurikiye, ariko ku zindi cano ndahari. Ndi wa mugore Yesu yagiriye neza, ndi wa mugore Yesu yakuye mu magana menshi y'abanyabyaha akampa agakiza ku buntu nta kiguzi muhaye. Ahabwa icubahiro rero. Njya nkunda kuvuga ngo nta kure cyane habaho Imana yacu itakura umuntu, nta na kure itakugeza. Nje hano rero kuri iyi cano ngo nongere namamaze Yesu. Ndaje ngo dufatanye, wowe ugiye kunkurikirana ufashwe mu izina rya Yesu kandi uhindurwe n'iri jambo. Mbere yuko dukomeza, reka dusenga Imana. Mana data wa twese wo mu ijuru, Imana ifite ubutware kandi Imana ifite ubushobozi, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana yambaye icubahiro no gukomera. Uri Imana ikinga ntihagire ukingura, uri Imana ikingura ntihagire ukinga, uri Imana irambura ukuboko ntihagire uguhina, uri ndiho kandi uzahoraho, ubereye mwiza abagutegereje, izina ryawe nirishimwe. Waravuze ngo nidusaba tuzahabwa, waravuze ngo nidushaka tuzabona, kandi nidukomanga ku rugi tuzakingurirwa. Ndahageze rero, icubahiro cyawe nicururuke. Ndahageze kuri iyi cano, mpamagaye ubwami bwawe ngo nibuze, mpamagaye ubutatu butagatifu, mpamagaye Imana n'Umwana n'Umwuka wera. Haleluya, kugira ngo byururuke biganze kandi bitegeke. Nsengeye imitima igiye kunkurikirana, nsengeye amatwi agiye kunyumva, ibyo ngiye kubabwira bye guca mu gutwi kumwe ngo bihinguke mu kundi, ahubwo bishinga imizi mu mitima yabo. Bizababera impamba, bizababera urwego, bizababera agakiza kazabageza mu bwami bwawe. Urakoze rero, singutotesheje amagambo, ndakuraritse ngo uzubane nanje, icubahiro cyawe kingote. Nzamurira ibendera ryo kunesha, kuko ngiye kubwira isi yose ibibubaka kandi bibahindurira ubugingo ndetse n'umubiri. Utegeke byose bikumvire mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nabibwiye ndi Penina Nyiramugisha. Mbere yuko ntanga ubuhamya, hano hari umuririmbyi nkunda cyane, ni umuririmbyi wa 5 mu ndirimbo z'agakiza, yuzuye umwuka, aravuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga. Reka tumuririmbe. Ndi mu bantu batazibagirwa, nawe kubyo ugiye kumva ntuzibagirwe, kubyo Imana igiye kugukorera no kugukoresha ntuzibagirwe. Kwibagirwa ni indwara kandi kwibagirwa biragatsindwa. Katuririmbe mu izina rya Yesu. Ndashima Yesu ko yanyigishije no gusoma no kwandika ntarigeze niga, ubwo nabwo n'ubuhamya ndaza kubivugaho, kuko Imana yacu ibasha gukora ngo cyane ibiruta ibyo twibwira, nanga si birenze ibyo tuyisaba. Tuze kugendana rero. Ni umuririmbyi wa 5 mu ndirimbo z'agakiza. Sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu
winjiraga muri nge, none mu mutima wanjye huzuye ishimwe nshimira umukiza wanjye. Nigitangaza kuko nahawe agakiza ku buntu. Nigitangaza nge munyabyaha nahawe agakiza. Haleluya. Nigitangaza kuko nahawe agakiza ku buntu. Nigitangaza nge munyabyaha nahawe agakiza. Mu magana menshi y'abanyabyaha yantoranije mu ngo mbi inshuti ye, narabohowe nzamuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanjye. Nigitangaza kuko nahawe agakiza ku buntu. Nigitangaza nge munyabyaha nahawe agakiza. Haleluya. Nigitangaza kuko nahawe agakiza ku buntu. Nigitangaza nge munyabyaha nahawe agakiza. Kuko yamfiriye ku musaraba ngo umutima n'umubiri bikizwe, urukundo n'ubuntu butangaje byatumye yitangira umunyabyaha. Nigitangaza kuko nahawe agakiza ku buntu. Nigitangaza nge munyabyaha nahawe agakiza. Namanukiwe n'umwuka w'Imana anyuzuza mu rukundo runkwiye, nuzuye impundu mu mutima wanjye, ambatirisha imbaraga z'ijuru. Nigitangaza kuko nahawe agakiza ku buntu. Nigitangaza nge munyabyaha nahawe agakiza. Nigitangaza kuko nahawe agakiza ku buntu. Nigitangaza nge munyabyaha nahawe agakiza. Haleluya. Imana ishimwe. Uyu muririmbyi yuzuye umwuka ndamukunda. Yararirimbye mba numviye indirimbo ya gatanu ari nkanje wakayiririmbye. Nshuti zanjye mwagiye munkurikirana n'abandi munkurikiranye kuri iyi channel. Nigitangaza nanjye nyirabyo ndabyivugiye kuko nahawe agakiza ku buntu. Imana ishimwe. Nigitangaza nge umunyabyaha nahawe agakiza. Aravuga ngo mu magana menshi y'abanyabyaha. Haleluya. Yesu yantoranijemo, atoranya nge Penina utaruzwi, arantoranya ngo mbi inshuti ye, narabohowe nzamuririmbira. Niko uyu muririmbyi yavuze. Anje akamvuga ko narabohowe n'ukuri, nzaririmbira Yesu zaburi nyinshi ziri mu mutima wanjye. Uyu muririmbyi kuri gatatu aravuga ngo koko yamfiriye ku musaraba ngo umutima n'umubiri bikizwe. Imana ishimwe. Aravuga ngo urukundo n'ubuntu bitangaje. Ibyo ngibyo byatumye Yesu yitangira umunyabyaha. Imana ishimwe ko muba yitangiye nanjye ndimo. Imana ishimwe ko muba yaviriye amaraso nanjye ndimo. Imana ishimwe ko muba Yesu yakubitiwe nanjye ndimo. Imana ishimwe. Umunyabyaha nahawe agakiza. Hari igihe nabivuga ntuhita ubyumva, ariko ndaje mbikubwire. Nubwo ngenda mbivuga henshi, ariko nubwo mbivuga ahantu hatandukanye, ni igihe ngo mbisubiremo kuko sinigeze ndambirwa ndi mu byaha. Nakoreye Satani nshishikaye, mukorera amanywa na nijoro, no gukorera Yesu ndashishikaye. Ni igitangaza ariko kuko nahawe agakiza ku buntu. Imana yacu nihabwe icubahiro.
umuririmbyi yuzura umwuka aririmba igitero cya kane, haravuga ngo namanukiwe n'umwuka w'Imana ngo anyuzuzamo urukundo runkwiye. Arangije aravuga ngo nuzuye impundu mu mutima wanjye. Imana ishimwe ko Yesu yambatirishije imbaraga z'ijuru. Imana ishimwe ko yambatirishije imbaraga z'ijuru. Ni igitangaza. Njyewe umunyabyaha nawe agakiza, umwuka w'Imana yaramanukiye anyemeza ibyaha. Uyu mwuka aho yageze, uwari igisambo cya burundu, polisi zarananiwe, yazabo, Imana yacu irashoboye, ribu zananiwe, imbaraga z'Imana iyo zihageze zihindura ibintu. Imana yacu rero irakora, Imana yacu irashoboye, Imana yacu ibasha gukora cyane ibiruta ibyo umuntu yibwira. Iyi Mana twakurikiye, iyi Mana turi imbere, igibasha kunyuranya amaboko. Oh haleluya! Iyi Mana twizeye igibwira umuntu ngo abeho akabaho. Imana ishimwe ko yamuha agakiza. Rero ni igitangaza kuko nahawe agakiza ku buntu, ni igitangaza. Njyewe umunyabyaha nahawe agakiza. Imana y'amahoro nibagirire neza. Tujye gusoma ijambo kuko nasomye ku rupapuro rwa mbere rwa Bible ijambo. Bibiliya irambwira ngo abantu b'iki gihe bakeneye ijambo, abantu bakeneye ijambo. Kandi ni ukuri nubwo abantu bajya birengagiza gusoma ijambo ry'Imana, abandi bakumva bibateye ubute. Reka nkubwira aho umuntu ataguhumuriza iyo uri kumwe n'ijambo rijya riguhumuriza. Kenshi nagiye mbona nkizwa, igihe nari ntangiye gukizwa, inshuti zimvaho, ababyeyi bamvaho, abo numvaga abandi iruhande bamvaho, ariko ndambuye Bibiliya njya nkuramo amagambo menshi ampumuriza. Ijambo ryarambwiye ngo ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro, ni kumurira yambwiye. Ndagushishikariza kujya usoma ijambo, ndagushishikariza kujya uririmba. Umwami Imana rero yampaye ijambo, nubwo nashinje gutanga ubuhamya ariko mfite n'ijambo. Ndashima Yesu. Nababwiye ngo nzi gusoma no kwandika ntarigeze niga. Reka dusome ijambo ry'Imana. Imana yansize ku mutima bitewe n'iminota ndi bumare imbere yanyu. Reka dusome ijambo. Ntaza no kuvuga ko ndi buze gutanga ubuhamya nkavuga ko ndasoma n'ijambo bikaza kurangira ntabahaye ijambo Imana yansize ku mutima. Tugiye gusoma Abaroma 13 umurongo wa 12. Igitabo c'Abaroma, Abaroma igice ca 13 umurongo wa 11. Tugendane. Birashoboka yuko waba unkurikiranye wicaye mu rugo nanga suri mu kazi, ariko nubwo utarabona umwanya wo guhita dukomezanya kuri iri jambo. Ni ijambo riri mu Baroma igice ca 13 umurongo wa 11. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titire y'ijambo iravuze ngo kuba maso. Titire y'ijambo iratubwiye ngo kuba maso. Umurongo wa 11 ijambo riravuze ngo nuko muje mugenza mutyo, yuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda guca. Nuko twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo, tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi. Tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, kandi tutagira ishari. Ahubwo mwambara Umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo Imana yampaye, ni ijambo ry'umunsi, ni impamba y'uyu munsi. Titire y'ijambo Abefeso pirito Abaroma igice ca 13 umurongo wa 11. Umutwe w'ijambo nanga titire haravuze ngo nukuba maso. Ndagira ngo ube maso mu byo ugiye kumva, ndagira ngo mu byo uzumva ube maso. Ijambo riravuze ngo nuko mujye mugenza mutyo, nuko muje mugenza mutyo, ngo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Ijambo riravuze ngo dore agakiza kacu karatwegereye ngo kuruta igihe twizere. Ijambo riravuze ngo ijoro rirakuze burenda guca.
ngo nuko mwiyambure imirimo y'umwijima, ngo mwambare intwaro z'umuco. Ijambo ryavuze ngo mugendane ingeso nziza nk'abantu bagendera mu muco. Sibyo yemwe? Ngo mudasinda, mudasambana, mudakora iby'isoni nke, mudatongana, kandi riratubwiye ngo tutagira ishari. Ubujijwe kugira ishari. Abantu muri iyi minsi ishari rirabishe, kandi reka mbivuga kuko ari ijambo ribivuze. Reka mbabwire, ishari ni mwene nyina w'umwicanyi. Ni mwene nyina w'umwicanyi. Umuntu akabona mugenzi we ateye imbere, Imana iramuzamuye, imuhinduriye amateka, ahawe promotion mu kazi, yarangiza ishari rikamurenga. Ariko Bibiliya iratubwiye ngo hano n'ubuhanuzi butavangi, ahari yaza kuba ari peni n'ubivugishije uyu munwa, wari kuvuga uti nibimurimo, dore ko ngira byinshi, ndi n'ikimenyetso kigirwaho impaka, ndi ishano ritangaza benshi. Ariko si peni n'ubivuze, ni ijambo ry'Imana riravuze ngo tutagira ishari, tudasinda, tudasambana, tudatongana, tudakora iby'isoni, kandi ngo ntiduhurwaho imibiri yacu ngo ikora ibyo yifuza. Ubujijwe guhurwaho umubiri wawe. Umubiri wawe urawutegeka, uri responsable ku buzima bwawe, ni wowe ugomba kuwutegeka. Ntangariza abacu bankurikiranya ahangaha bajya babwira Imana ngo Mana nawe urabibona ko byanze. Umuntu akabwira Imana ngo igirenje, nyumvira we, igirenje se nkawe Mana uri nkanje, ubu ngubu ko iki wagishobora? Ijambo ryaravuze ngo tuneshe. Amina, haleluya. Kandi ibyo ngibyo urimo kubwira Imana ngo niyigire wowe, ngo birakuyobeye. Nibyo koko birakuyobeye, nibyo koko biradogeye, ariko reka mvuga ngo hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Hejuru y'imbaraga z'ibyo ngibyo bitumye ubwira Imana ngo niyigire wowe, hejuru y'ibyo ngibyo ubona bihagaze nk'umusozi, reka nkubwira ngo niwizera Yesu azabihindura ibibaya. Ibyo bimeze nk'imisozi, Yesu azabihindura ibibaya. Yesu ajya aringaniza ibitaringaniye. Haleluya. Imana yacu ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira. Ijambo ryarambwiye ngo urufatiro rw'Imana ruracyariho, rwanditswe ngo Uwiteka azabe. Nubwo bimeze bityo nshuti yanjye, nubwo bidogeye, nubwo bikomeye, nubwo ubuze inzira, nubwo ubuze icyerekezo, ariko ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Ariko twari ku ijambo rivuga ngo tutagira ishari, tudasinda, tudasambana. Ngenda shima Yesu ko muri ibyo byose Bibiliya irimo kutubwira, nubwo nkiri mu isi ndacagwaguza, ndacafashe igihe mu ntambara, ariko ndashima Yesu ko hari ibyo yasezereye. Uko mumbona ukuri mbabwira ni ukuri, kandi ku bantu bagiye bankurikirana, burya ntihagire umuntu uzajya ntekerereza ico ntakubwiye ntago mba ngifite. Nge singira ishari. Yesu ni weho ndi imbere, nawe urabizi. Iyo mugenzi wanjye nge ku giti canje ateye imbere, nkabona ko hari Imana ikoze, mpita nizera aho nihereye, nkuzura n'Umwuka Wera, nkavuga nti nyamara ikoze icuriya n'icanje izagikora. Mutagira ishari. Data twese abagirire neza, mutagira ishari. Arega nubwo ndi umutanga buhamya waho Yesu yankuye, ariko ndi n'umuhanuzi, ndi kukureba ryarakwishe. Niyo mwene satabaye ugenda ukarira amarira, ukayicisha amashuka, ariko tutagira ishari, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda. Ndababona yuko mwishwe n'inzoga. Harya abantu muri iyi minsi bamaze iminsi bitwaza ngo impamvu twavuye mu byizerwa, ngo impamvu twaguye ngo ni covid yaje ari ishuri ry'Imana, covid yaje ari pimosi, covid yaje ari igipimo. Ahubwo wowe wabyitwaye mute? Reka mbwira bari kubeshera covid ngo niyo yabateye kugwa, barasinda, barasambana. Ntago ariyo. Reka mbabwize ukuri nk'uko kuri. Mwari musanzwe mwaraguye, mwari musanzwe mwaraguye, ahubwo ni mwezwe. Nongere mbabwira ngo Imana yacu iracicaye ku ntebe y'imbabazi. Imana iracababarira. Iyambabariye nawe yakubabarira. Garukira aho ugeze nshuti yanjye we, hindukira vuba kuko ugiye gusigara. Warayobye. Ndagira ngo nongere nkubwire ngo nje kukuyobora, nje kukubwira ko kubaha Uwiteka gusa ari bwo bwenge, kandi kuva mu byaha ariko kujijuka. Nge rero Yesu yangiriye neza. Niseguye ndavuga ngo abantu benshi bajya bankurikirana, abantu benshi ku ma YouTube, ku mbuga zitandukanye, hari nabo tubana ku magurupe njya nigisha ijambo ry'Imana, ariko nje Yesu yandokoye nari mpfuye rubi. Yesu yantabaye nari ndushe. Ndashima Yesu wanyirije umwuga w'uburayi. Narindaya 100%. Ndindaya ishobora gusambana n'abagabo 10 ku munsi. Nta bantu bajya bapfa kubyemera, ariko iyo nagirirwaga umugisha abo bagabo bakaboneka, kuko narindaya bigize umwuga, nasambanaga nabo. Nimba narasambanaga rero nshishikaye, uyu munsi nkwiriye gukorera n'Imana nshishikaye. Ndashima Yesu ujye utanga agakiza ku buntu. Muri iyi minsi hari abantu bambwiye bati none sera uracatanga ubuhamya ko ari indaya? Nticane. Uracatanga ubuhamya ko wasindaguka nka amacupa 10? Nticane. Ati uyu munsi hari abakurenze. Bati ibyo rero
byavuye kuri pose igihe wavuga atobwo bwira Imana igukorera ibindi bisha iguhindurira amateka ujye utanga ubundi buhamya ati kuko igihe wabivugiye twarabyumvisha ati n'isi yose yarakumvisha. Ndababwira ni ngiye nabwiye Yesu ko ntazaceceka, naramubwiye ngo nzamuvugira imvura igwa izuba riva, nambaye ubusa, ntariye nabwiye Yesu ngo nzamukorera, nzabwira abantu ubutwaragira. Naravuze ngo ninandeka Imana ikampa kurama kugeza igihe nzamerera imvi, nzabwira nabi igihe ngeze mu butwari Yesu agira. Na ca gihe nanyongerera kubaho ngendera ku kabando narunamirije, nzabwira abakecuru ndi kumwe nabo ubutwari Yesu agira. Gukiranuka kwanje ndagukomeje, nzarinda mpfa ntikuyeho kubinyangamugayo. Iyi Mana yampaye agakiza ntago nzatesha agaciro ibyayo. Iyi Mana yantabaye ntago nayipfusha ubusa, irashoboye. Imana yampaye agakiza irashoboye, ni igitangaza kuko nahawe agakiza ku buntu. Nshobora kuba nayiririmbye ntubyumve. Yesu yandokoye nari mpfuye rubi, nanywaga amacupa 10 nanga 12 y'inzoga. Yesu warakoze. Ndi umusinzi, waba uri umusinzi unkurikiranye wanazirayemo uri no kuzinywana n'iyi saha, ariko reka nkubwire ntiwazinywa ngo ugeze ahanje. Garukiraho muvandi, garukiraho ngaho. Ijambo ryarambwiye ngo vino n'umukobanyi, inzoga zirakubaganisha kandi ushukwa nazo ntagagira ubwenge. Ubwo rero nimbuzi ko ukeneye ubwenge, va muri ibyo ngibyo, reka kwidoroga ngo nibwo uri businzire ngo biragucanze. Hari abantu bafite ibirenzi byawe uyu munsi batatakaje Kristo, ariko we waramutakaje, byarakuyobeye uravuga ngo mbivuyemo. Reka nkubwire ngo ubugingo ni ikinege, reka nkubwire ngo yewe umuntu wese azamurika ibyo yakoze imbere y'Imana. Reka nkubwire hari 7,000 bitarapfukamira Bayali, nta kintu byabwira Imana utayikoreye. Ndikubwira wowe wayivumburiye, ndikubwira wowe wavuze ngo ntitabara. Imana yacu iratabara. Oh Jezimo, Imana yacu iratabara. Gemenogide zozo wa yamando, Imana yacu iratabara. Ni Imana y'imbaraga nyinshi, iratabara. Wowe ico wabuze n'ukwizera. Bibiliya yarambwiye ngo dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka gusa, ibindi tuzabyongererwa. Ntago ikibazo ari Imana yavuze ntikore, ahubwo ikibazo ni wowe. Ikibazo ni wowe, kuko aho yagusize siri kugusanga, aho mwavuganiye ntago ariho mu ruguhurira, warabivanze. Nayirangije iravuga iti kamparikiraha, naramuka avuye mu byarimo nzamwiyereka. Burya yanze kugutabara uri muri biriya, kuko Imana yacize ubwenge. Yararebye iravuga iti nimutabarira muri iki cyaha azakomeza bikora. Avuga ati no mu bya Imana iratabara. Nongera nkubwire wowe waje muri uyu murimo wakurikiye abantu uvuga ngo reka ndebe ko ibyanje bihinduka, ukaza uzanwe n'abandi uzi ngo kwa Yesu biranagana. Ndaguhakaniye reka da ntago binagana. Iyi nzira iraruhije, kuyinyuramo n'ukwiyemeza, kuyinyuramo n'uguharamagara. Iyi nzira kuyinyuramo n'ugukina, ntago ari ugukina. Pirito mumbabarire mvuze ngo n'ugukina, kuyinyuramo ntago ari ugukina. Umuririmbyi yaravuze ngo inzira tuvuga ngo ni inzira yo kwe abanduye imitima. Yaravuze ngo ntago bazayinyuramo, ariko aravuga ngo abagenzi naho babara abaswa ntago bazayiyoba. Ndafashijwe, haleluya. Iyi nzira izitwa inzira yo kwera no gukiranuka. Imana y'amahoro nihimbazwe, Imana y'amahoro nishirwe hejuru. Ndashima Yesu. Mbwire babandi rero bumvaga ko bazaza babicakira bakaba barabibuze bagasubirayo, n'ubundi mwari mwaraje mutaje. Reka mbabwire umugisha w'Imana uba mu mahwa. Imana iyo yavuganye nawe, ico mpumurije rata, mpumurije abantu bakitegereje, iracagufitiye icizere, nawe ukomeze uyikigirire. Reka nkubwire naho yababaza umuntu, ndi umugabo wo kubihamya. Imana twakurikiye, Imana turi imbere, naho yababaza umuntu igihe kiragera ikamugirira ibambe. Ndaje mbabwira ukuntu yangiriye imbabazi. Nagiye mvugana nayo ikambwira iti nzagutabara. Burya nzayayo n'ukuri. Yabwiye kuro muri Yesaya 45 iramubwira ngo kurowe nzakuje imbere, ahataringaniye nzaharinganiza. Iramubwira ngo nzamenagura ibisa n'inzugi z'imiringa. Ibwira kuro ngo kandi ibihindirizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Iramubwira ngo nzakenyuruza abami, nzagukenyeza. Iramubwira ngo kuro amarembo yawe ntazugarirwa. Imana ishimwe igikenyuruza abami ikadukenyeza. Haleluya. Hari impamvu yabwiye kuro ayo magambo. Kuro yarafitanye ubumwe n'Imana. Mbese mumeranya gute muri iyi minsi kugira ngo igira bikenyuruza
ukenyere uzigukenyeze. Iramubwira ngo nzaguha ubutunzi muri mu mwijima. Mwabyumvishe yavuze nza nyinshi. Iramubwira ngo iburasirazuba n'iburengerazuba bazamenya ko ndi Imana yawe. Iyo ngiyo yasezeranije Kuro nuyiguma imbere ntago izakuvanira amaho. Yesu ushimwe. Ndabizi njya mbibwira abantu iyo ariyo yagukereje igihe kigeze iragutegera, yitinze kugutabara ariyo mwavuganye, iyije igishiramo n'indishyi z'akababaro. Imana igitanga indishyi z'akababaro. Nanjye nicaye mu mujyi wa Kigali n'ukuri kuko nta jambo Imana igivuga ngo rihere. Yarambwiraga iti nzagutuza i Kigali, nzakugirira neza, ngashaka inzira nkazibura, ariko aho inzira yawe igarukiye, aho inzira zacu zigarukiye, isi Imana ziraza zigakora. Ndagushimye Yesu kuko nta jambo ujye uvuga ngo rihere. Ibwira Kuro ngo nzakugirira gutya nzakugirira gutya. Imana birangira igize gute? Isohoreje kuri ico yamubwiye. Nawe niyo mwavuganye, komeza uyitegereze. Reka mbabwira ijambo ryarambwiye ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Ijambo rikongera rikambwira ngo icyakora tuzahabwa imbaraga umwuka wera ngo natumanukira. Ijambo rikambwira ngo tuzaba abagabo, haleluya, baguhamya Yesu hose i Yerusalemu, i Samariya, i Yudaya ndetse no ku mpera y'isi. Umva, nuyikorera ukayikorera ibyo ishaka izaguha ubutware bwo kuba umugabo. Amina. Nubwo waba unkurikiranye uri umugore nangwa uri umukobwa, izaguha ubutware bwo kuba umugabo uyihamye. Ubu nanje ndi umugabo muri Kristo. Nubwo mubona ndi umugore ariko ndi umugabo muri Kristo. Ndi umugabo uguhamya ibyo Yesu yankoreye. Ndabyibutse Dawidi yuzura umwuka aravuga ngo nibutse iminsi ya kera nkuramburiye amaboko. Iminsi ya kera Yesu we arega nubwo abantu bari kuncecekesha ngo nindekeraho barumvishe, ariko ntago nzaceceka. Nibutse iminsi ya kera ndi umusambanyi kuri urwo rwego. Nibutse iminsi ya kera ndi umusinzi usinda urumogi na kanyanga na za kambuca, ngasinda nkarwana isoko ryaremye nkariramuza. Ndabyibutse aka kanwa kari kukuvugira kashiraga isoni. Ndabyibutse none uyu munsi kari kukuvugira. Ndagushimye, uri Imana ifite imbaraga. Ndagushimye, iyo uvuze biraba kandi iyo utegetse birakomera. Mwe kugira ngo ibi bintu ni igipindi, Imana yacu irakora, uzayiguma imbere. Mama wanje yari yarasenze, amavi yarabaye nk'ayihene, polisi zari zaramfunze zarananiwe, ariko bidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Ndashima Yesu wampaye agakiza, ndashima Yesu wankijije. Uyu munsi ntago nkibarwa mu ndaya n'abasinzi basigaye batesha polisi naribu umutwe. Mana ishimwe ko navuyemo, ko nge ntari mu batesha iki gihugu umutwe, ko ntari mu bahagaritse umutima abayobozi. Mana ndagushimye, ndi kuri iyi cano ko wampamagaye. Rasikinini wa twakuvaho tukajya hehe? Kwari wowe ufite amagambo meza, twakuvaho tukajya hehe? Yesu kwari wewe ubasha kuduhumuriza, kandi twari twihebye tugahumurizwa. Mana ishimwe, Imana yacu irakora. Ndayishimye, yanyijije kuroga. Nari umurozi, nakoraga abana b'abanyeshuri mu mutwe, umwana nkamutonga amagambo, ubwenge bwe nkabutwara yabaga uwa mbere nkamugira uwa nyuma. Mwe kundeba gutyo ubu mfite ubuhamya bwinshi. Nagiye mvuga ngo butwara amasaha 8 ariko ubu bugeze mu masaha 12. Mfite ubuhamya natanga amasaha 12. Umpaye umwanya nkavuga ikintu singisubiremo. Ndashima Yesu ujye uducunda dushakamo amavuta y'ubuhamya. Mama yarasenze, reka mbabwire ku buhamya bwanje. Navukiye mu rugo rwa Gikristo, namenye ubwanjye nsanga iwacu bakijijwe. Papa ari umukuru w'itorero, mama ari umudiyakoni. Satana nkura mu muryango w'abana 10, ndi umwana wa 5 kuri papa na mama, antwaza ico gitugu. Mama arasenga, amava aba nkayihene. Polisi zirafunga zigera ku rwego bangesaga kuri sitasiyo, nanga bafungira ko gati pu uyu mumutu uvana imbere tubona atari muzima. None se ikintu tumufungiye uyu munsi ejo nico bamugarurira. Byari byararangiye, nari narapfuye mpagaze, ariko mama yasenga. Imana ikamubwira ngo Rusi we, mama wanje yitwa Kimanizanye Rusi, aracari na papa wanje yitwa Ndigize Nja, mvuka mu karere ka Musanze, intara n'amajyaruguru, mu murenge wa Nyange, mu kagari ka Civugiza, mu mudugudu wa Mugwataho niho mvuka. Ndabizara abantu bankurikiye mvukaho, ariko ubu ndashima Yesu ko namajije kumwakira nk'umwami n'umukiza, akaba yarampinduriye amateka. Mvukiro Dobari we ni kure na hanu kwa Makire, ni mu rugo rusuzuguritse. Ndashima Yesu ujye utanga agaciro, ndashima Yesu
yasezeranya agasohoza. Reka mbivuge, Imana ikabwira mama ngo nzamuha agakiza, nzayayo ni ukuri. Ikabwira mama ngo nzaha Penina agakiza. Imana yigeze kubasura basinziriye, ngo ibwira mama, iramubwira iti gusenga kwawe kwarumvishwe, nawe gusenga kwawe Imana yarakumvishe. Imana yaduhaye amatwi yumva nayo irumva we, Imana yaduhaye umunwa uvuga nayo iravuga, Imana yaduhaye amaso areba nayo irareba, Imana yacu irakora. Njye nyifitiye icyizere. Ibwira mama iti nzamuha agakiza, iramubwira iti kandi azavuga ubutumwa abantu bazihana. Ubu ni ngewe uri mu bantu basengera bafite ibintu bikomeye, ibyifuzo, ibibazo. Ndagira ngo nkubwire ngo numpamagara, kuko hari ico navuganye n'Imana, ufite icifuzo ntaga naje kwiyamamaza, ahubwo naje kwamamaza Yesu, kuko twe turutumana duto. Nuramuka ufite icifuzo kigukomereye, uzampamagare tuzasenga. Rero Yesu yarabikoze, ibyo yabwiye mama yarabishohoje. Itarabeshe mama, nawe ntago izakubesha. Iyo atabaye mama wanje, nawe izagutabara. Iyo ntabaye, nawe izagutabara. Birashoboka nshuti yanjye kunkurikiranye ufite umwana wakunaniye nkuko nari narananiranye. Humura, haracyari ibyiringiro. Igiti naho cyatemwa, ijambo ryarambwiye ngo kizongera gishibuka. Birashoboka kunkurikiranye umugabo yarakunaniye, ariko ndakubwiye ngo humura, hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Imana yacu iracyakora. Yirambuye ukuboko nta uguhina, yikinze nta muntu ukingura, kandi niyo yakinguye nta wakinga. Ihabwa icubahiro kuko hari umukozi w'umuhanga. Data wa twese niwe utwara abatware. Imana yacu irayoboye, Imana yacu irategetse. Iyo ivuze biraba, kandi itegetse birakomera. Irashoboye. Ku bantu munkurikiranye ndabizi, mujye munyihanganira, ndavuga nyine kuko na kera nashiraga isoni. Nashiraga isoni, narinzi kuraza abagabo n'abanyina, abagore nk'abarazana base. Nashiraga isoni, naratukanaga, nakumva bidahagije abanyibuka, nakoraga ku muhogo gutya nkagukoronka. Nashiraga isoni, umuntu nkamutuka akiruka yihungura ibitutsi, akavuga ati we, ati bitutsi umenza bingiyeho, akiruka yihungura ibitutsi, ariko akanwa kashiraga isoni karimo kuvuga Imana. Amaboko yateranaga amakofe, uyu munsi ari kugendana Bibiliya. Imana yacu irashoboye. Amaguru yararaga mu marimbi. Nigeze kubaho ubuhamya ko nibaga imisaraba. Arega nari umukozi w'abarozi, nakoreraga abarozi nkuko wakoresha umukozi mu rugo nanga muri biro. Nakoreraga abarozi, nkarara ngenda niba imisaraba yo ku bituro nyishiriye abayintumye. Ariko uyu munsi amaguru yararaga mu marimbi, ubu ngubu ari kurira imisozi, ari kugenda naha nahageze, agiye gukorera Imana. Mana ngo icubahiro, ujye uhindura amateka, abantu bagahindura amagambo. Ndagushimye, ndabyibuka ko wampaye agakiza narindushe. Nazingiraga abakobwa iwabo, niyo wabaguri mwiza usa na Bikira Mariya, bakakumpaho misiyo, ngasanga utaritonze amaraso ya Yesu, narakurogaga nkakuzinga ukazapfa ntawongeye kukubaza izina. Ariko Yesu ni urengera abantu, Yesu ni utabara. Reka nkubwire wewe bazinze, umaze imyaka ufite, umaze iyo myaka urukubara, Yesu wacu ntago akora ngo akorere mu kavuyo. Reka nkubwire wowe ukuvuga ngo mbese bizagenda bite, nta kindi cyakurengera, bari bakuyoboye y'abapfumu. Ariko reka nkubwire dufite umupfumu Yesu Kristo utuye mu gihugu cyo mu ijuru. Iyi Mana yakubakiye nta wagusenyera, iyi Mana yavuze ngo baho wabaho. Reka nkubwire iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Nzagaruka nzabihera ubuhamya bw'ukuntu natangiye kujya kuraguza, nanga se guca inzaratsi mfite imyaka 16 hajya kuraguza. Ariko ibigirwamana n'ubusa, Imana rurema niyikomeye. Gusa ndatangaje ndi hano kuri iyi cano, haragowe abanyabyaha banze kubireka, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Hagowe abari guca inzaratsi, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Mbwire wewe wa mudamu unkurikiranye, wagiye ku mupfumu wiyita umuvuzi, akakubwira ngo n'umukozi w'Imana, nyamara reka nkubwire ibitukuye byose si inyama, reka nkubwire ibyera byose si amata, reka nkubwire ibishashagirana byose si zahabu, kankubwire ko inyoni zose atari inyange. Reka nkubwire ngo usibye Yesu wenyine wakurengera, nta wundi wakurengera. Atakurengera nta wakurengera. Kankubwire ndabizi urukundeba, wagiye ahantu baguha umuti, baragutegeka ngo uzasonga ubugari. Numara gusonga ubugari, ndi mu mwuka w'Imana kuko abimbwiye nicaye ahangaha, ngo ubuteka ari mu gitondo utangurana umugabo kuko uzikabukunda, agiye kujya ku kazi, ngo nurangiza ubushire mu mwanya wawe wibanga, ngo ureke buhoreho gato. Oya barakubwiye ngo uzabusonge,
intambwe noneho ufata akabego gato kakandi ushobora gufata ugakoza mu isosi ngo ukaraze mu mwanya wawe w'ibanga ngo mu gitondo usonga ubundi kakandi warajemo ngo uhite ugira gute uhite ugaterera muri kakandi ngo barakubwira ngo azagukunda barakubwira ngo rwari rusenyutse ntiruzasenyuka ariko reka nkubwire uri umurozi ntawe utaniye nawe Imana irambwiye ngo ibyo wakoze nutihana izaguhana Imana irambwiye ngo nutihana izaguhana ngo haryo ngo babyita reka mbivuga mu kinyarwanda njya numva wahaye umugabo wawe indara mabuno ariko Imana irambwiye ngo ibyo wakoze iraje kukwanika ndetse rurasenyutse uzihana ruko umva uzubakirwa urwo rugo rwawe ruko wihani urwo rugo ruzubakwa aruko wihani ushaka wazasanga umukozi w'Imana aho waba uri hose ukamubwira uti nsengera ukakimwaturira ubundi abakozi b'Imana batavangiye tuba turimva uko imva bayihambamo uwo bahambye ntagaruke niko ibyo mutubwiye tubigumana kandi nge ndi umunyebanga ndabizi ngiyiziho niyo utansanga urebe nundi nubwo Bibiliya iri kutubwira ngo wizere umwana w'umuntu avumwe ariko we mumenera ibanga bimubwire nakuvuga uwo muvumo uzakujyaho agusabira Imana imbabazi kandi nawe uramutse upfukamye ukabisabira imbabazi upfukamye Imana yakubabarira nanje yarambabariye nari ngize ngo nkurondore ariko reka nkubwire mbere yuko mbikurondora nawe ufite umurondoza umutima wawe umaze iminsi warabujijwe amahoro nico kintu wakoze saba Yesu imbabazi akubabarira Data twese atugiriye neza nanjye yarambabariye yambabariye ibyaha narogaga imirima kutera nageraga mu murimo wari kuzeza imifuka 10 y'ibirayi nkawuroga ukeza ibiro bitarenze 50 narogaga ibishimbo nakoraga mu gihuriro ndagira ngo umuntu wese mubwire ko ibyiciro byose by'ubugome nanga byo gukorera satani nabiciyemo nakoraga mu bishimbo gutya mu gapfunsi aho umuntu yejeje ari guhura bya bishimbo nkozemo nkabisubizamo ibishimbo nkabitonga amagambo nkabyabura wari kugo gosora imifuka ibiri ukagosora ibiro byinshi 20 nanga 40 umuririmbyi wa 204 yuzuye umwuka aravuga ngo kwa ingabo za satani zirakome aravuga ngo tudafite umwami Yesu isi ngabo zaduhindura ariko aravuga ngo twebwe abakurikiye umucunguzi haleluya ngo tumutumbire twizeye ubutwari aravuga ati ndaje nimukomere ko ndi kumwe namwe ninde wabashobora uri kumwe na Yesu ntacu umurozi yagutwara uri kumwe na Yesu uzahinga weze narogaga abantu ariko arabona ajyaga kuroga ntibyemere nabaza Imana zacu kuko Imana ni nyinshi ariko Imana twakurikiye iri hejuru y'amajuru irenze izindi Imana twabazaga Imana zacu iyo twarogaga umuntu ibyo tumuroze nibimufate Imana zacu zikatubwira ngo uri afite Imana yo hejuru Imana hejuru iri hejuru y'izindi Imana rero nawe hari ubwoko butarogeka umaze iminsi ugambirira kumwica ngo kugira usigarana amazu n'amasambu ariko reka nkubwire Bibiliya igibimbwira neza yuko wanga mwene se wese ari umwicanyi ari weho wanga mwene so ari nawe ugambiriye kumwica icaha nica imbere y'Imana reka nkubwire ngo garukira hugeze kuko ubugingo ni ikinege ntiwakora ibyaha ngo ugeze ahanje kuba witeka nibwo bwenge Imana y'amahoro ibagirire neza Yesu amagambo yari yansize ku mutima nayo ningaruka nzabaha ubuhamya ico gihe njya kuraguza ku mupaka w'u Rwanda n'Ubugande natwaraga ihene y'ibara rimwe nkayitwara icumweru canyuma c'ukwezi ariko wa gatandatu ihene yarananirwaga nkayikubita ku bitugu Yesu we wandokoye nari mpfuye rubi nabyukaga saa 10 z'ijoro butaraca nkagenda bazi mu majyaruguru umuhanda wa Gahunga Rugarama nkamanuka naho mu Rugarama ku isoko abankurikiye mwazi murahabona nagera ku ngezi ngatega ubwato n'ihene yari yarantegetse kuzajya nyimushira icumweru canyuma c'ukwezi ariko wa gatandatu Dawidi aravuga ngo nibutse iminsi ya kera nkuramburiye amaboko papa nkuramburiye amaboko muririmbyi uzumwuka aravuga ngo wankunze nakwiriye umagakiza ku buntu nta kiguzi nguhaye Yesu uri umugabo nta kintu kizambuza kugukorera Imana yacira ababarira nawe nabikubwiraga kugira wumve ko nanje yambabariye garukiraho kubaho Uwiteka nibwo bwenge nari umurozi uroga abacuruzi nkaguhereza inoti ya 5 ariko murabyumva yari misiyo mbese nimba narakoreye satani nshishikaye kubera iki muri kuncecekesha hari abantu bigeze guhamagara ndabyibuka ngo bambonye kuri cano bwari bwo bwa mbere ngo batangira guhamagara babwira umuntu ntiriwe mvuga izina ngo uwo mugore yaraguye ngo uwo mugore ni imvangirwa bavuga amagambo menshi ariko ndabizi ko na Yesu batamwemeye kandi reka mbabwire muririmbyi uzumwuka aravuga ngo umwami Yesu ankunda ndamahoro mbwire
mbwire wowe ufitanye nanje urubanza, nta sambu twadikanyije, nta nubwo nigeze nkwambura, ufite urubanza kuri Penina. Wowe ushobora kubunzi mu ishusho ya kera, ariko ndi Penina wabatuwe, ntago nkiri Penina wa kera. Uyu munsi rero ndakomeje kukubwiza ukuri ko ngewe nkurikiye Yesu. Ndashaka kukubwiza ukuri yuko ari we ndangamiye. Ndashaka kukubwira ngo urinde, kuko ariko ijambo ryambwiye wowe ucira mwene se urubanza ucira abandi nawe uzarucirwa. Akebu bagereramo wenda reka niveho nje no kubandi nawe uzakagererwamo. Kandi reka mbabwire wowe washize urukundo wararugiraga. Ijambo ryarambwiye ngo naho twavuga indimi nk'iza abantu n'iz'abamarayika, tudafite urukundo ntaco byaba bimaze. Nagiye numva amajwi ambwira ko nzapfa ntaco nimariye, ariko ndashima Yesu ko arahangejeje. Nagiye numva amajwi benshi anyibwirira nayo bantumagaho ambwira yuko ngewe ibyanje bizaba bibi, ariko ndashima Yesu ugenda nkura mu bwiza nshira mu bundi. Nagiye nanje numva amajwi andi mu bwanje ambwira ko hari bitazashoboka, ariko Imana ishimwe ko bidashobokera twebwe abantu, ku Mana yo bishoboka. Imana yampaye agakiza rero, inkiza ubwo businzi, inkiza uburaya, inkiza kuroga abana b'abanyeshuri, inkiza gusenya ingo, Imana inkiza kurara mu marimbi, Imana inkiza kujya kuraguza. Mwa bantu b'Imana, Imana yambabariye ibyaha byinshi nsubiyemo kenshi cyane ko nta muntu itababarira. Yesu abampera umugisha rero, murakoze. Ijambo murakomeza kuzirikana Abaroma 13 umurongo wa 11, titire y'ijambo iravuze ngo nukuba maso. Komeza ube maso, zangeso bya bindi umwuka yakubujije ubireke, ubundi bindi Yesu azabiguha. Ijambo ryaravuze ngo dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose tuzabyongererwa. Murakoze. Yesu abahereza umugisha. Nde Evangeliste Penina nyine nkuko nabibwiye, kandi umuntu wese uzakurikirana ubu buhamya buzagiraho bugukura bugire naho bukugeza. Reka dusenga Imana. Mana Data wa twese wo mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje. Turongeye tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ineza yawe itagihwema kutubonekaho. Ujye uturinda tutarabo kurindwa. Narindi kuri yicano nari nongeye gutanga ubuhamya bw'imirimo n'ibitangaza wakoze n'ibyo wankoreye. Ndacagushima, ndacakuramburiye amaboko, ndacagufitiye icyizere. Nyemerera rero, nari naguhamagaye ntangira ndavuga ngo uzubane natwe. Hari benshi bajya bagambirira ibingibi ariko ntibabashe kubigeraho, ariko kubw'umugambi ufite ku bantu twebwe uba wadushoboje. Umugabo unkurikiye, umumama unkurikiye, umusore unkurikiye, umukobwa unkurikiye, umuntu wese wumva ubu buhamya bwe guca mu gutwi kumwe ngo buhinguke mu kundi, ahubwo bushinga imizi mu mutima. Bizabera umuntu wese urwego, buzamubera impamba, buzamubera agakiza kazamugeza mu bwami bwawe. Urakoze. Nanjye unyongerere kuko ndagabanyukiwe. Zandinde kugwa isari, zandinde gucogora, zandinde kuvangirwa. Mana ni weho mbyisabiye, zandinde kuvangira abandi, uzampe n'iherezo ryiza. Urakoze kuko ubyumvise. Abatari bahindutse bahinduke, indayo uzihagakiza. Mana Data wa twese, abasinzi uzabigaragarize, kandi nsengeye abantu bankurikiranye bafite ibyifuzo by'imiryango idakizwa, ujye utanga agakiza nabivuze. Ndabasengeye bahabwa agakiza. Nsengeye abashomeri ubaha akazi, nsengeye abashonje ubagaburire, nsengeye abafite intambara mu kazi ubarwanirire, nsengeye igihugu cacu, abayobozi natwe abayoborwa, kugira ngo utange umutekano, utange ubwenge buturutse mu ijuru. Umuntu wese ugushikamishije umutima uzamurinda abamahoro masa. Urakoze rero kuko ubyumvishe. Icubahiro ni cyawe. Umuntu wese umuzamurira ibendera. Uyu muntu ufite ideni rikomeye, ijwi riranyongoreye, aba ari wowe uzamwishurira. Kandi abagore batwite uzajya ubahakururutsa amahoro. Umuntu wese umuremera ishimwe. Urakoze kuko ubyumvise. Icubahiro ni cye, ni mu izina rya Yesu. Amen.